ikintu cyitwa idini cisha abantu. Nimuve mu idini mujye mu itorero, muba barubye Yesu ashaka, mumuzanira abantu ataraba kurya, nubwo bagereranywa n'amafi yo kuroba, ariko mubatandukane n'amafi, ntabwo mubazanye kugira ngo mubarye, no kugira ngo mubafashe, mubavane ibuzi, mubazane ibuntu. Hanyuma wowe wibwira ko bataza, ushingira kuki? Abanyedini baravuze ngo aramubwira ngo niyururuke, yari yuriye igiti, aramubwira ngo niyururuke, ngo uwo munsi arariwe. Hanyuma batangira kuvuga ngo uwo munyabyaha ni umunyabyaha kuri wowe, ariko kuri Yesu aramushaka. Yesu washoboye Zakayo agashobora, n'abari bose nawe akagushobora, nanjye akanshobora. Nta muntu n'umwe Yesu atageraho, nta muntu n'umwe Yesu atazana. Reka kubatinya rero, reka kubatinya, bazane, ubazane mu murimo. Ariko icyo nkundira Yesu nuko buri muntu wese yamugeneye inzira bazahuriramo. Buriya nuribona wigize ibuye utumva, hari ahantu Yesu yakora gatoya akaza, kwa kundi marayika yakoze ku itako rya Yakobo ngo umutsi ukaraba. Hari ahantu Yesu yakora akaza, hari inzira yamusigiye yanyuramo bagahura, hari inzira yasigiye buri muntu wese yamuhamagara akayitaba. Ariko byaba byiza abantu baje, Imana itagombye kubahamagara, yitabe mbere, itaba Imana hakiri kare. Ntabwo ari ugufa mvuze, yitaba Imana hakiri kare, uza hakiri kare itari yakuzana, kuko hari aho yakora ukaza. Ibi bifi rero hari impamvu byakagombye kuza, bifite birarushye, nubwo mubona hanze mukabyifuza, ariko birarushye, bikeneye Yesu. Bifi binini nimwemere musange Yesu. Yesu abaruhure koko murarushye. Hariho n'abafite abana barabyaye, bafite niyo mitungo, ariko ntibafite abo bazaraga. Bishwe n'ubusinzi, bishwe n'ubusambanyi, bishwe n'imico mibi, bari mu gahinda. Uzi kugira ibintu ntuzagira umuntu uzabiraga. Uzi kugira ibintu ntugire umuntu uzabiraga, uzi ko ari agahinda. Hari agahinda karenza ko ngako. Bakundwa nshuti zacu, aho muherereye hose, nongeye kubaramutsa mugira amahoro y'Imana. Nejejwe nanone n'uyu mwanya mbonye wo kugira ngo tugane ijambo ry'Imana. Turashimira Imana ko yaturinze namwe ikabarinda. Uyu munsi tukaba turi bazima, Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nkuko rero dusanzwe tumenyeranye, nitwa Ruteyisire Emile, rumuvuga butumwa. Ibindi Imana iduhana umugisha. Kadutangire dusenga rero. Data Mana yacu, twongeye kugushima, wabanye natwe utugirira neza. N'uyu mwanya ushimye ko duhurira kuri iri jambo, duhurira ahangaha kuri gusengerwa, kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Bana natwe utugirire neza. Turagutumiye Mwuka Wera kugira ngo uze ubane nanjye. Mwuka Wera ubane na buri wese wumvira ijambo n'uzaryumva, kandi rizagire icyo rikora, rizamwubake mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyubahiro kibi cyawe umunsi n'iteka ryose. Amen. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku kintu gikomeye abantu badakunda kuvuga. Ngiye kukivuga, kirimo ukuri kwinshi. Ndagira ngo nuwumva iyi nyigisho, ukumva iri jambo, ukomeze uryumve, kuko rizakugira akamaro. Kandi niba unaryumvise ukumva rigufitiye akamaro, ujye ukora share, uhe n'abandi bumve, kugira ngo twese dufashwe. Kugira ngo rero tubashe kuryinjiramo neza, kadusome icyanditswe dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 4. Turasoma duhereye ku murongo wa 18 tugeze kuwa 22. Haravuga ngo
umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu atora abigishwa be ba mbere. Haravuga ngo Yesu agenda iruhande rw'inyanja y'i Galileya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagire abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohani mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo. Arabahamagara, uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Amen. Turi buze kwifashisha n'ibindi byanditswe ndibuze kuvuga, ariko reka twifashishe iki ngiki. Ubutumwa mbazaniye uyu munsi rero ni ubuvuga ngo na biriya bifi binini ntimubitinye ni mu birobe. Na biriya bifi binini ntimubitinye ni mu birobe. Yesu misiyo yahaye abantu ni ukuroba abantu, kubavana mu isi bakabamusangisha, bakaba intumwa ze, bakaba abayoboke be, nawe akabagirira neza, uretse kuba yabaha n'ijuru, ariko akabaha n'umunezero muri iyi si kandi isi idatanga. Maze gusoma rero iki cyanditswe, natekereje ku itorero, ko mpora ntekereza ikintu cyateza imbere itorero, mpora ntekereza ku bibazo itorero rifite, mpora ntekereza ku bibazo abavuga butumwa bafite n'uyu murimo ufite, nkumva nshakisha ibisubizo. Kuko urebye hano hanze uburyo abantu bafata itorero, abantu bafata umurimo w'Imana, bafata n'abakozi b'Imana, usanga akenshi harimo ikintu cyo kubisuzugura, bakamumva ko ari ibintu by'abantu bamwe, bakamumva ko ari ibintu by'abantu basuzuguritse, ariko mu by'ukuri atari ko byakagombye kugenda. Hano hanze haba impaka nyinshi, ndetse zigenda zikarenga n'imigabane. Ugasanga nk'umugabane wa Afurika abantu bawurebera mu bukene ufite, ariko bakanawuhuza n'uburyo harimo abantu benshi basenga, abantu benshi babwiriza Imana, basenga buzura umwuka wera, ariko ugasanga ari itorero rifite ibibazo, umugabane ufite ibibazo, ndetse bamwe bagaheraho bahakana imbaraga ziba mu gusenga, ziba mu bakozi b'Imana, ziba n'iz'Imana bakazihakana. Biriya bihugu byateye imbere nabyo bitakigira umuco, bifite ibibazo ubwabyo. Urebye uko abantu birirwa basenya ibintu, urebye imico bafite yigisha ubutinganyi, ifata ibintu bipfuye bakabigira bizima, ugasanga umuntu agizemo ikibazo. None ukibaza ukavuga ngo se ikibazo kiri hehe? Hano rero navanyemo abantu batandukanye. Tubonamo Yesu ubwira abantu ngo nibajye kuroba, kandi abafashe ari abarobyi muri uwo murimo. Yesu nubwo abantu batakora batashaka gukora, ariko Yesu ntabwo yigeze atumira abantu batari mu murimo. Yatumiye abantu bari mu murimo, abatuma gukora. Nabo yabwiye kujya kuroba, ntabwo yagiye kugira ngo arobe abantu bahita babaterura bahita babajyana mu ijuru ako kanya. We n'abantu bagomba kuba mu isi, bakaba mu isi bakorera ubwami bw'ijuru, bagaragaza kwera kw'Imana no gukomera kw'Imana,
bagaragaza n'icyubahiro cy'Imana, ariko bagakora ku buryo Imana idatukwa. Nasanze rero kuroba ni umurimo ukomeye. Ikibazo ntabwo ari amafi arobwa, ikibazo cyaba ku barobyi, kuko umurobyi niwe umenya ifi agomba kuroba, akamenya aho ziri, akamenya icyo azirobesha, akamenya n'icyo agomba kuzikoresha. Kuko kuzikoresha nabwo ntabwo ari ukugira ngo zize ari umutako, zigomba kuza zifite ikibazo zije gukemura. Mu by'ukuri rero n'abantu Yesu yadutumye kuroba ntabwo bagomba kuza ari umutako, bagomba kuza ari abanyamumaro, bagomba kuza bafite icyo bakora mu bwami bw'Imana. Aya mafi rero abamo ibyiciro, mu nyanja habamo ibyiciro byinshi, no mu nyanja habamo n'ibikoko byinshi. Habamo udufi dutoya twisambaza, habamo indagara, habamo udufi dutoya, habamo n'ibifi binini, kugera no kuri bya terapiya, hari no kugera no kuri za bareni. Habamo ibyiciro rero. Yesu abwira abantu, abwira ziriya ntumwa yari atoye bwa mbere, harimo Petero na Yohana, Yakobo ndetse na Andereya, yabasanze ari abarobyi. Iyo shusho yamaye neza uko umurimo ugomba gukorwa, nuko abantu bagomba gukora uyu murimo. Uyu munsi isi ifite ibibazo, ariko ikeneye abantu bayereka aho ibisubizo biri, bayereka inzira baboneramo ibisubizo byabo. Hagomba kuba abarobyi babizi neza, abarobyi biteguye kuroba neza, bateguye inshundura zabo, bateguye indobani, ariko bashyiraho na strategy na tekinike zihagije kandi zisobanutse zo kuroba. Kuroba rero hari igihe umuntu nyine yarobye udufi dutoya, kugira ngo azabone umuteko nyine akenera twinshi, kugira ngo twuzure isafuriya cyangwa abashe kugaburira abantu atunze mu rugo. Udufi dutoya nyine dusaba twinshi, ko tuba dufite muri two, hari igihe tuba dufitemo n'amahwa ugomba kubanza kujonjoramo kugira ngo uzagwize umuteko. Rero usanga bigoranye. Hari yewe n'igihe ziba ari indagara, ugasanga zifitemo imisenyi mu mutwe, kugira ngo nayo uzabashe kuzigwiza, uca ya mitwe uvanaho n'imisenyi, nabyo biragoye. Ariko iyo urobye igifi kinini cya terapiya, ntabwo wagiteka mu isafuriya, ahubwo kigusaba muvero, ndetse ukaba watira za muvero, kandi ntugaburira abawe gusa, ugaburira ushobora no kugaburira n'umudugudu cyangwa se n'akagari. Uyu murimo rero usaba strategy zo kuwukora. Usaba strategy zo kuwukora, ko nasanze impamvu abantu hano hanze hari ukuntu bafata umurimo abawurimo, bagafata iby'Imana bakumva ko ari iby'abantu baciriritse gusa, ko ari abantu b'imburamumaro, ko ari abantu ubuzima bwananiye, badafite aho bagana, ko ari iby'abantu babaswa. Ariko sibyo, ko nasanze n'urwo ruhare n'ukuntu abantu batekereza umurimo, harimo uruhare rw'abantu bakagombye kuwubahisha no kuwuteza imbere. Hanyuma hakaba n'abandi bantu bumva bakiri ku mavi, bagishakisha Imana nk'abayitaye, basenga amanywa na nijoro ubudatuza. Abo bantu bumva ko ari bo bonyine bazi Imana kandi bayishaka ko Imana iri kumwe nabo, kandi mu by'ukuri nibyo koko baba bayegereye, kugera ubwo bumva ko Imana ari iyabo, ko abandi badasenga. Ariko mu by'ukuri baribeshye, kuko akenshi hari igihe babaza ngo n'ibibazo
by'imibereho isanzwe y'ubukene, by'imibereho ibagoye yo kutagira aho baba, ibyo kurya bigoye, kwambara bigoye, imiryango yabo bigoye, noneho bakumva yuko bakabona ubuhungiro nyine mu gusenga. Nibyo habamo ubuhungiro. Ariko bakumva yuko umuntu utaje gusengana nabo ngo yiriranwe nabo umunsi wose ko umuntu adasenga. Ariko yabaza kumara iki se? Ibyo usengera wowe bituma udasinzira, bituma wirirwa imbere y'Imana, urira, uboroga, utabaza, we arabifite, yarabibonye, asenga mu buryo bwe, mu gihe yagennye, koko aba ari ku kazi. Hari n'abandi usanga barashubijwe, ariko biturutse mu gusenga mu masengesho y'urudaca no gupfukama ku buryo bajya gusubizwa amavi yararangije kuba nk'ay'ihene kubera gupfukama cyane. Abo nabo bakumva ko Imana ari iyabo, bakumva ko ari bo yumva gusa, ko abandi tabumva. Ariko nabyo sibyo, ko n'abandi Imana irabareba, kuko Imana ibera hose icyarimwe, abantu bose n'ab'Imana, kandi buri muntu wese asubizwa ukwe, agira igihe cyo gusubizwa. Ibyo udafite uyu munsi hari ababifite, ibyo urimo gushakisha uyu munsi hari ababifite. Urumva byanze bikunze ntibasasenga nk'uko usenga. Hanyuma hari n'abandi bantu bandi, ubwo ndimo kubabwira ibyiciro, kuko aba bantu tugomba, Yesu yadutumye kuroba, habamo ibyiciro nk'ibiba muri ariya mafi. Uroba isambaza ntaziroba nk'uko aroba tirapiya. Uroba tirapiya ntabwo ayiroba nk'uko waroba barene, bya bifi binini byo mu nyanja bipima amatoni. Hanyuma n'uwashaka kuroba n'ibindi cyangwa kuvana ingona cyangwa imvubu mu nyanja, nawe ntiyabikora nk'uko aroba barene cyangwa se aroba tirapiya. Oye, zo ni ukuzihiga, koko ni ibikoko. Ariko habamo ibyiciro, abantu bajye babisobanukirwa, bahabeho kuvangura. Hanyuma hakaba n'abandi bantu bavimviriye mu bisubizo, bari mu mireti bashubijwe, hanyuma bakumva yuko nyine ariho bamwe bumva ko byikoze, ariko ntibyikora. Bose bahabwa n'Imana. Imana niyo itungisha abantu, nibaha gukora bigakunda, bakaba bagira ibyo bageraho. Yewe hariho n'ababibona atari uko babikoreye byavuye mu cyuya cyabo no mu maboko yabo, ahubwo ari imirage bavanye kwa basekuru na basekuruza no kwa base, ariko nabo abo base baba barakoze. Hanyuma ikibazo kijya cyahaba rero, usanga abantu bitana ba mwana, abantu hakabamo gusuzugurana hagati y'abo bantu, kandi ntibyari bikwiriye, kuko ufite byakagombye gufasha udafite. Hanyuma wa wundi udafite nawe akamenya ko hari undi ufite icyamurushije, agashakisha uburyo yakigeraho cyangwa yamufasha, agaca bugufi, akemera ko hari ufite icyamurushije. Hanyuma ba bandi bashubijwe bivuye mu masengesho y'urudaca n'amavi bapfukamishije kamera nk'ay'ihene, ba bandi bakiri ku mavi batari basubizwa, bafite icyizere, bafite ibyiringiro ko bazasubizwa, koko banavuganye n'Imana, Imana yababwiye ko izabasubiza, bagatangira gufata ba bantu bavimvire muri bya bindi babirimo nk'aho hari abapagani bataza ngo Imana ibazane mu murimo, bakabita abapagani, bakabagendera kuri, bakumva batakagombye kuba mu murimo, batakagombye mbese ko Imana ari iyabo, bariya nyine bataye umurongo batabirimo. Ariko n'abari bagakora ikosa, bari muri ubwo butunzi, bari muri izo mbaraga bavimviriye mu bisubizo babonye mu buryo butandukanye, cyangwa se banabonye kubera yuko basenze wenda nyuma bakaza kubivamo kubera kurangara, cyangwa se kumva ko Imana icyo bashaka ku Mana ari icyo ngicyo, bagasuzugura bare bakabafata nkaho nta kintu bavuze.
ko ari abatekamutwe, ko n'Imana bavuga batayizi, kubera ko itabagaragaraho, ko niba basenga Imana ko bagagombye kuba bafite n'ubwo butunzi, ntibataka inzara, ntibataka ubukode, ntibataka imibereho muri rusange. Ariko Imana isubiriza igihe cyayo, kuko Imana ivubira abeza n'ababi, ibagushirizaho imvura. Uwitari yageraho yihangane, uwo yagezeho nawe ntagakandagire. Utari yamugeraho imvura y'imigisha nawe izamugeraho, kuko Imana ntirobanura ku butoni. Mu mahanga yose uyemera agakora ibyo ishaka, iramwemera kandi imugirira neza. Ibi rero bijya bituma habaho gusuzugurana ndetse no gutinyana. Bariya bashubijwe bari mu bisubizo, imigisha yagezeho kubw'ubuntu bw'Imana, imvura yabagushirijeho, imvura y'imigisha ibageraho, bagasuzugura abantu basenga, bagasuzugura abantu b'Imana bavuga Imana. Ariko n'abariye bakiri ku mavi cyangwa bafite dukeye, ku mpamvu zigiye zitandukanye, bakumva ko barara abapagani, bakabigiza hirya, bakabatinya, bakanga kubabwiza ubutumwa bwiza, bakanga kubazana ku Mana, bakumva ko Imana ari iyabo, kandi Imana ntizagusubiza icishije, ntuzayibona n'amaguru, ntuzayirebesha amaso yawe. Imana izaca mu bantu. Ibisubizo byose mushaka biri mu bantu, muri abo ngabo muturanye, biri muri babandi mubano umunsi ku munsi, biri muri babandi bafite ibyo babarushije. Abo nibo bafite ibisubizo by'ibibazo mufite. Imana nijya kugusubiza izabacamo. Abo bantu rero mwibatinya, ni ibifi binini byo kuroba. Abo bantu mwibatinya nubwo babasuzugura bakabashyira ku ruhande, ariko ni ibifi binini mubazanye ku Mana, bakaza ku Mana, bakaza mu murimo w'Imana, bakaza mu bwami bw'Imana, uyu murimo watera imbere, kandi namwe ibyo bifi binini byabamara inzara. Ibyo bifi binini byabamara inzara, ibisubizo bizabacamo. Nubwo batubaha Imana, batemera Imana, Imana yabatugatuga, ariko bakabizana kandi bikabageraho mu gusenga, mu myitwarire myiza, mu gushakisha, mu kutemera gutsindwa, harimo ibibazo. Ariko ubundi tuvugishije ukuri, nubwo wenda bamwe bifungirana mu myizerere ireba hafi ya bugufiya, cyangwa se n'imyigishirize itariyo, tuvugishije ukuri, nubwo isi y'umwuka iri hejuru y'isi bifatika, tuvugishije ukuri, hari ikintu hano hanze ushobora gukora udafite ibifatika. Hari ikintu wageraho udakoresheje ubushobozi n'imbaraga ziva mu bifatika. Ariko ikibazo gihari ni ikihe? Gituma itorero risuzugurwa, gituma n'abakozi b'Imana basuzugurwa, gituma gusengwa gusuzugurwa, nuko ubwo bubasha bw'ifatika n'izo mbaraga ntago ziri mu maboko byanze bikunze y'abantu basenga n'abanyamwuka. Ahubwo izo mbaraga ziri no mu bantu bo hanze, abantu bita abapagani. Bafite n'abapagani ku mikorere yabo, ariko ibyo batunze, ibyo bafite ntabwo ari ibipagani. Ntabwo ubutunzi bw'ino si ntabwo ari ubupagani, kuko byose byaremwe n'Imana. Abantu rero bafite inyigisho babonye zipfuye. Babwiye abantu ngo hahirwa abakene ngo ku mutima. Ntabwo ubukene bavugaga ntabwo ari ubwo ngubwo. Abantu bumvise ko ngo hahirwa umukene, ahirwa gutekereza nabi, akora nabi, agira ishyari. Umukene, mumbwire, umukene
yahirwa. Ubukene ni umuvumo, ubukene ni intwaro ya Satani. Umukene biranagoye ko n'ijuru yarijyamo. Ntabwo ubukene rero ari umugisha, ubukene ni umuvumo. Mujye muwanga muwamagane. Hanyuma aba bantu bafite ubutunzi bwinshi hano hanze, ni nabwo bakoresha basuzugura abakozi b'Imana, basuzugura umurimo w'Imana, basuzugura no gusenga. Niba rero warabaye umurobyi, umuntu wese wamenye Kristo ni umurobyi, yagutumye kujya kuzana abo bantu. Igituma badusuzugura n'ibyo bintu bafite, igituma basuzugura abantu b'Imana nuko batunze twebwe ntidutunge. Kandi ntabwo ari umurage w'abakozi w'abana b'Imana kuwo kudatunga, kuba mu bukene. Icyo ni ikinyoma cya Satani, n'ibyigishiriza mibi, n'imyizerere mibi. Aba bantu rero ubundi iyo umuntu akuzengereje akakugabaho igitero, akagushingaho imbunda y'umusada, akakurasa ubutitsa, iyo utabishoboye nyine urahunga ukirukanka, iyo aguhamije arakwica. Ariko ubundi biba byiza iyo umufatanye ya mbunda ukayimwambura, hanyuma ukamushyira chini ya ulinzi, ukamwambura byandi yakurashishaga. Twebwe rero turashaka gutunga, nabo turashaka ko batunga. Turanabasabira, mujye mubasabira batera imbere, kuko n'abanyamugisha bafite iby'umugisha. Ntimukanga abakire, ntimukanga abantu batunze, mujye mubasabira, ahubwo mukora ku buryo mubazana ku Mana, mubazana muri twebwe, mubazana mu itorero, mubagira umushinga, kuko bafite ibyo mudafite, mufite ibikomeye badafite, byitwa gusenga. Gusenga habamo imbaraga zazana buri muntu wari wese. Nubwo mudusuzugura ariko dufite imbaraga zabazana uko mwaba mumeze kose. Kandi si twebwe tubikora, ni Yesu bikora. Yabazana anytime, igihe cyose yabazana. Ariko namwe ntimukadusuzugure, ko utakurusha gusenga ntakagusuzugura ko nta kintu akurusha. Dufite inshingano zo kubazana rero, tukabazana kuri Kristo, tukazana n'ibyo ngibyo bafite, ibyo ngibyo batunze, bakaza mu murimo. Ko umurimo bigomba gukora mu murimo. Abavuga ubutumwa bumva ko bazagumana twa dufi dutoya dutubye umuteko, ugomba kwegerana kugira ngo ubashe kubona umuteko uhagije, ntabwo ari byo, ni ukwibeshya. Nabyo ni strategy mbi. Abakire rero, abanyabwenge n'abanyempano, abantu bafite icyo bakurushije, hano hanze bajya bavuga ngo abakire ngo ntabwo ari abantu, ariko ni ukwibeshya, ni imitekerereze yo hasi. Ahubwo abakire ni abantu, ndetse n'abantu cyane bakenewe muri uyu murimo, bakenewe muri ubu buzima bwa buri munsi, bakenewe mu kuduteza imbere, kuko bafite intambwe bateye. Abo bantu bagomba kuza mu rusengero, bagomba kuza mu murimo w'Imana, babikunda batabikunda bagomba kuza. Ko Yesu yarabadutumye, arabashaka, arabakunda, arashaka ko baza mu murimo. Kubazana rero, it's not an option but an obligation. Ni inshingano Yesu yaduhaye, bagomba kuza. Kandi impamvu bagomba kuza ziranumvikana. Muzajye mu matorero ayangaye amenshi, nusanga abantu barimo kuramya no guhimbaza, ukumva ijambo barimo kuvugiramo, ukumva ubuhamya batanga, uzamenya icyiciro iryo torero ririmo. Abakene basenga baganya, kandi birumvikana. Abakene basenga barira, kandi birumvikana. Ariko nujya mu matorero amwe, uzasanga bavuga amen, amen, batuje, ntuzumvamo amaganya. Ahubwo ni abanyamumaro bahuye,
bamarirana basonzorana bamarana inzara abantu ku bandi, abo bantu rero barakenewe. Ko ntabwo ibi bifi binini ndimo kuvuga aha ngaha bijyanye n'ubutunzi, bijyanye n'ubushobozi, aba bantu nta mwanya bafite w'amatiku, nta mwanya bafite wo kuvuga abantu. Bavuga kuri business, bakavuga ku bintu bibateza imbere, nta mwanya bafite w'amatiku, nta mwanya bafite wo kurebuzwa, nta mwanya bafite w'ishyari. Nta gushyigira ishyari se kubera iki? Ariko aba bantu bafite ikibazo rero. Aba bantu tubazanye mu rusengero bazanamo n'undi mwuka, bacubya ari amatiku abamo. Hari n'ibibazo banakemura kubera yuko byicanye n'umukene akabona yambaye nabi, akabona yambaye ubusa, yamugira yamufasha. Ikibazo gihari rero nuko usanga abantu barimo kuroba tuno dufi dutoya, dufite uduha wirirwa handura, uduha tw'udushyari, uduha tw'urwangano, uduha two kurebuzwa. Umwanya wo gusenga ugasanga barimo kureba idafite umumaro, bari mu bintu bidafite umumaro. Nawe ni byiza, Yesu yaratubwiye ngo bose tubazane, arizo sambaza, arizo zandagara, arizo za terapia, n'izo za barene. Ariko nujya kuroba imvubu cyangwa ingono uzamaze witonde. Ariko bose yarabadutumye, kandi icyiza cyo kubazana nta mutoya nta munini kwa Yesu. Inyanja turamone rero, twebwe turabamo abantu ni iyi si. Iyi si habamo byinshi, habamo ibirangaza abantu, habamo ibishuka abantu, habamo intambara nyinshi zitandukanye. Umurobyi rero wa nyawo, umuvuga butumwa wa nyawo, agomba kugira strategy zituma abasha kugera ku cyo ashaka, zituma ateza umurimo w'Imana imbere, zituma arenga imitekerereze yo hasi, ahubwo akazamura imitekerereze ye, iteza umurimo imbere, ariko nawe imuteza imbere, kandi ituma n'abantu ayoboye nabo ashumbye bagira icyo bageraho. Aba bantu rero hari impamvu tugomba kubazana. Ndashaka kuvuga ibifi binini nabyo ntibyirare, ntibyumve yuko bitagomba kuza kwa Yesu. Hari igihe nabyo byigira amabuye bikanga kuza, tukabiroba bikanga, ariko ndagira ngo mbahe ingingo zihagije zituma zibereka ko mugomba kuza kwa Yesu, kuko muri indushyi murarushye. Isaho igeze irarushye, intambara ni nyinshi, ubukene burimo kugenda bwototera abantu, ubukungu burimo kugenda buga umunsi ku munsi. Nimutagira Yesu, nimutaza kwa Yesu, birabacanga. Ni wari ufite imbaraga ejo mu gitondo ashobora kuzisanga ari hasi, kubera ko atamenya ahantu hari ubutabazi, hari imbaraga, hari ibanga ryo kubaho n'ubutsinzi. Aba bantu rero bafite ubutunzi bwinshi, b'abanyabwenge, usanga ubutunzi bwabo ntabwo bukora mu bwami bw'Imana, babukoresha ntibabukoresha mu nyungu z'ubwami, babukoresha ibyabo mu bihakana Imana, mu byigiza hirya Imana, babukoresha mu kwinezeza, kandi rimwe na rimwe bibica. Nabo rero bakeneye yuko abantu bakeneye kuza, bafite ubutunzi Imana yatanze, yaduhaye twese ibuhisi, ariko barabwikubiye bujyana mu nyungu zitari iz'Imana. Bagomba kuza rero kubazana. It's not an option but an obligation. C'est une obligation de les amener dans le royaume de Dieu. C'est une obligation. Bafite ubutunzi, bafite iby'isi ikeneye, bafite iby'Imana ikeneye, bafite iby'abantu bakeneye, abakozi b'Imana bakeneye, abana b'Imana barabifite. Bagomba kubizana mu bwami bw'Imana rero, bigafasha ubwami bw'Imana, bigafasha abakozi b'Imana, bigafasha n'abana b'Imana, kandi nabo bakaba abana b'Imana bajya mu ijuru, bazabona n'ubugingo. Aba bantu rero impamvu tugomba bacira mu nda zabo,
ibyo bafite bacira mu nda zabo, barikunda. Kandi umuntu ukunda Yesu ntabwo yikunda, akunda n'abandi. Dukeneye kubigisha urukundo, ntibacire mu nda zabo gusa. Kandi ikindi kintu bakora ni iyi si ikora, ihindura abana b'Imana baretwa kubera ubutunzi ifite. Ibyo bintu abana b'Imana ntibakagombye kubyemera, bakagombye kubazana. Iyo ni impamvu igaragara ituma tugomba kurwana tukabazana mu bwami bw'Imana. Uku ni ukuri abantu batazababwira, ariko ndashaka kubabwiza ukuri. Abarobyi bumve, udufi twumve, n'ibifi byumve. Imana yadutumye kugira ibyo dukosora, kubwira abantu bakumva, bakava mu bujiji, bagakora ibyo Imana ishaka. Imana ni strategie. Imana ntabwo ikora ibintu mu kavuyo, igira le méthode, ifite n'ubuhanga. Ariko icyo nyikundira, nta muntu abantu batunare ko ntabwo nta wayinanira. Hanyuma aba bantu bafite ubutunzi, impamvu bagomba kuza, ariko ubutunzi babushoye mu bupfumu no kuraguza, byashiriyeyo. Ibyagatunze abana b'Imana, ndagira ngo mbabwire ko n'abari abana b'Imana, nubwo babyayisha amarari yabo bakabipfusha ubusa, ariko nabo n'abana b'Imana bagombye kubibenefisiya, bafite amahoro, bafite umutuzo. Babishoye mu busambanyi no mu businzi. Hano hanze abantu bishwe n'ubusinzi, ibyagatunze babimariye mu businzi. Si icupa rimwe cyangwa abiri, n'abasinzi, n'abasambanyi. Kandi bimunga ubutunzi gute? Abantu rero bagomba kuza mu bwami bw'Imana, nabo bararushye. Impamvu tugomba kubazana yindi, tugomba kubazana kuri Kristo, kubera ko kubazana kuri Kristo ni umunyago ukomeye mu bwami bw'Imana. Ni umunyago ukomeye ku bana b'Imana. Uko bari abantu bafite ubushobozi, bafite n'imbaraga, ni nako n'ibyaha badukorera n'ubugome badukorera buza bufite imbaraga. Aba bantu, umuntu azaza kwiba iwawe, azacukura umwumbati awuhekenye, cyangwa ajya kuwuteka, cyangwa aca igitoki agihekenye cyajya kugiteka, cyangwa gushikuza isakoshi. Nyine ni urwo rwego rw'aho ngaho hasi. Ariko babandi bariya bicaye muri iriya myanya, bafata ibyemezo. Bariya icyaha bagukoreye ni kibi cyane, cyangiza sosiyete. Mu gihe abandi barya umwumbati cyangwa biba umwumbati n'igitoki, bo barya imihanda, bakarya amavuriro, barya ibya rubanda, bakica ubuzima bw'abantu benshi. Aba bantu rero tugomba kubazana kuri Kristo, na leta ikoroherwa. Aba bantu nibo bicara mu biro kuko bafite imyanya bicayemo. Umugore n'umukobwa ubaciye imbere bakabanza kumusambanya, bakaka ruswa y'igitsina. Aba bantu bafite izi mbaraga, bafite nabuno bushobozi, bicaye mu myanya ifata ibyemezo. Kutaza ku Mana no mu bwami bw'Imana ni igihombo gikomeye kuri sosiyete no ku bantu basenga. Aba bantu bagomba kuza mu bwami bw'Imana ku bw'ibyo ngibyo. Indi mpamvu yo kugira ngo tubazane, nuko iyo baje ntabwo baza bonyine. Ahari ibyo bifi binini, haba n'utundi dufi dutoya. Iyo wakizanye kiriya gifi kinini rero, kizana na turiya dufi dutoya. Izo ni strategy niba kubigisha zo gukora umurimo. Ntabwo tuzahora mu dufi dutoya, twirirwa duhandura turiya duha twinshi duhanda dukomeretsa. Wahemba tunariko kuzana ibifi bifite imihore, tubizane mu murimo bigira umumaro, ariko na sosiyete yoroherwe, kubera yuko ibyaha bakora nabyo, kubera imbaraga bafite nabyo biratwangiza, byangiza sosiyete, byangiza igihugu, byangiza isi. Niba mushaka kubireba neza, muzarebe ukuntu ibihugu bimwe biteye imbere byirirwa
biduha amabwiriza ajyanye n'izo za demokarasi batagira, ajyanye n'ubwo butinganyi batwinjizamo bitari mu muco wacu, kubera yuko hari ibyo baturushije by'imitungo, ariko imitungo batabasha guprofita, imitungo idakora ubwami bw'Imana ahubwo isenya ubwami bw'Imana. Ariko Imana nayo ndahamya neza ko itazakomeza kubirebera. Amen. Kuroba rero ibi bifi binini, kubiroba ni bibi intego, kuko nabyo birabikeneye. Ndagira ngo mbabwire impamvu bibikeneye. Kubiroba ni bibi intego, nubwo bitabyemera cyangwa byakwigira amabuye bikigira ishyano ryose, ukabiroba bigafata imitsina bikanga kuza, ariko bikeneye kuza mu bwami bw'Imana, bikeneye ko tubereka ahantu hari ubuzima, hari imibereho. Barabikeneye uko babigenza kose, uko bakwihagaraho kose, ariko barabikeneye. Ndabaha ingingo nka zingaye. Aba bantu nubwo bafite ubutunzi, bakaba mu mazu meza, bakaba bafite ibitanda byiza, ariko ntibasinzira, nta bitotsi bagira. Ikibabuje ibitotsi rero ni imyenda bafite. Bafite byinshi ariko bafite n'imyenda, imyenda ituma badasinzira. Ikibabuze ibitotsi ni ibiraba bibanigagura aho ngaho. Ikibabuze ibitotsi ni ibyo mwimitse by'ibigirwamana birara bibanigagura, bibabuza amahoro. Aba bantu rero bararushye, uwabereka Yesu akabiprofita. Aba bantu baza iyo n'indobane yabagezemo, nubwo batayemera ko n'indobane yabagezemo, uwagenda neza akaba strategy, akamenya uko ibyo bifi yabiroba, akagenda yikwije, ibyo bifi yabizana kandi byaba umumaro mu bwami bw'Imana, kandi natwe byakutumara inzara. Ndavuga abakozi b'Imana, ndavuga abantu bakeneye ubufasha buva ku Mana, ariko Imana izanyura muri abo bantu kugira ngo igufashe. Bazane rero, bazi. Ikindi cyatuma baza, nubwo ubona basohoka mu bipangu byabo, ukabona basohotse, umugore mu modoka ye, umwana mu modoka ye, umugabo mu modoka ye, ariko bareba usanga bambaye neza, bisize binogereje, basa neza pe, arabo kwifuzwa. Ariko uzaperereze neza, buriya ntabwo barara ku bitanda bimwe, barara bitandukanye. Iyo itari mu byumba bitandukanye, si ku bitanda bimwe. Ari n'abafite binini bigari, ubwo butunzi bwabahaye, ariko umwe arara iburasirazuba, undi akarara iburengerazuba. Ziranzira zibamo hagati zabaye umwirare. Abo bantu ntibarushye. Ubwo si yo sindobone yabagezemo, wa profise ukababwira ko Yesu agira neza, ukababwira ko Yesu yabaruhura, ntibaza. Hari abandi nabo usanga basohokana mu modoka bicaranye, ariko ntibajya bavugana, wagira ngo ntibaziranye, kandi ni umugore n'umugabo. Yewe niyo banasohokanye bakajya gusangira mu mafiriti n'izo nkoko, barya batavuga. Iyo begereye neza barajijisha, bakakwereka ko ibintu ari terebye, ko bimeze neza, ariko bararushye. Iyo n'indobane yabagezemo, ubegere wabashyira Yesu kandi baza. Abantu bicwa no kutabimenya, ni mubabwire hanyuma babimenye, bamenye ko icyabakiza. Bafite imitungo benshi, iyo n'indi mpamvu. Bafite imitungo myinshi, amakonti aruzuye ndetse araniha, arenda gusandara, niba umuntu yabivuga. Yewe n'urupfu baramutse barugurira ariko ntirubatware. Ariko uzaperereze neza. Abenshi ntibarya umunyu, ntibarya amavuta, ntibakora no ku gasukari. Ibyo bari bafite bibaryoheye,
bari mu buzima babigezeho bakagombye kunezerwa, ariko hajemo kidobya. Barababaye nubwo babona bagenda, nubwo babona bahagaze, ariko barababaye. Ubuzima bwarababihiye, bubabihira batunze, bubabihira bafite. Aba bantu bakeneye ko Yesu yabagirira neza. Basigaye ku mateke n'imbogeri, zibiha zitarimo umunyu, zitarimo n'amavuta. Abo bantu yaba indobani yatuma bakurura bakaza, no gukurura gatoya. Kandi hari n'abandi, uzitonde urebe hano hanze ko ibibazo ufite by'aba bantu bitandukanye n'ibyo ufite wowe. Nawe ntiworohewe, birakuzengereje. Ubwo urwana n'imyenda ibarirwa mu duhumbi, ariko bo babarirwa mu miliyoni n'amamiliyari. Ntibasinzira rero, bararushye. Iyi si irabaruhije. Nubwo ubona bamerewe neza, ariko bararushye. Yesu yadutumye kuri abo bantu rero ngo tubabwire ko Yesu aruhura, ko Yesu yabagirira neza. Bararushye. Nubwo Satani ubona hano hanze twese adutera, ntawatinya, ariko Satani ntaduteresha intwaro zimwe, ntadutera no mu buryo bumwe. Bariya wowe ubwo Satani aguteza umujura akaza nta gipangu arwana nacyo ngo akingure, akaza asunika urugi ko rwegetseho, umujura uza kuri uriya ntabwo ari usanzwe, nuza yikwije yiteguye, afite intwaro zose zigomba guca ku maporutaye, ku barinzi, ku mbwa no ku nzugi zikomeye, kandi nawe bamugeraho. Uwo rero nawe akeneye ubufasha, akeneye aho yavana amahoro, akeneye uburinzi buva ku Mana, budaturuka ku bantu, budaturuka no mu burinzi burenzewe ubwo yihaye. Abo bantu bakeneye Imana. Mu baroba indobani zabagezemo. Ubwo wowe Satani agutera agukoresheje inzara kandi kakuzengereza, ariko we amuteza umwijuto, kandi umwijuto nawe wica nabi. Umwijuto nawe urica. Abo ni indobani rero zabagezemo. Bariya abantu bafite icyabazana, nubwo ubona bafite mu modoka meza, bafite ubutunzi bugaragara, ariko zira modoka baragenda bakazisanga ziparitse ku bapfumu batagira urwara rwo kwishima. Barimo gusaba imbaraga, barimo gusaba ubutunzi, barimo gusaba amahoro, nabo badafite. Ibyo batanze babyongeraho ibindi bikabazengereza. Bamwe bari mu ma etaje, bari mu mazu, ariko amakondisiyo bapfumu babahaye ntatuma babiryamamo. Bamwe bafite ibyatuma bashaka, ariko ntibashobora gushaka kubera yuko abapfumu babahaye kondisiyo zo kudashaka. Bafite ubushobozi, ariko ntibiha ibyo bakeneye, kuko abapfumu bahaye ibyo bagomba kurya n'ibyo batagomba kurya. Bararushye rero, ntibazabakange, bararushye. Nimutinyuke, nabiriya ifi binini mu birobe ko ni iby'umumaro. Bamwe usanga bashora mu bintu bibica. Niyo nababwiye barakubwira ngo wowe wataye umutwe, ariko ubusinzi babamo, agaciro bateshejwe, umugayo babamo, kubera umurengo y'ibyo babamo, ibyo byonyine bararushye. N'indushyi zo gufashwa. Hari nabo tunabwira ngo nibaze kwa Yesu abagire neza, bakatubwira ngo ntabwo baza twataye umutwe, ngo ntitumwa nagahiye, ngo iyi mitobe yacu ngo itera diabete igatera n'ishavu. Ariko muzarebeza abagaraguye. Iyo murimo kwinyere muri abantu babagabo, abantu murimo kwikura n'ibindi byose, ubwo mwene abo bantu nabo bararushye. Indobane yabagezemo, ahubwo ntibamenye ko yabagezemo.
nimuze kwa Yesu rero Yesu abaruhure ariko mwe kubatinya kuko barakenewe nabo umumaro mu bwami bw'Imana ko namwe muri abakeneye uzirinde ntibazagukoresha ibyaha ntibazakujyane mu bipfuye ariko uzabazane n'ibyo bafite n'ibishoboka uzabizane bisaba rero ubwenge bisaba strategy zo kubigeraho amen kandi ndagira ngo nawe wirirwa witinya wirirwa wigize igitangaza wowe murobyi wowe muvuga butumwa bari abantu wabagize ibicibwa ariko si ibicibwa bagomba kuza mu bwami bw'Imana bakaba abo munyamumaro bakazabona n'ubugingo buhoraho bagomba kuba umukoro wawe rero wowe uvuga ngo ntibazaza ubihera kuki wowe se wajute icyakuzanye ni igiki aho wavuye ntuhazi wowe waruwe ntumuzi bariya nabo baza Bibiliya itubwira neza ukuntu Yesu yazanye witwa Zakayo yari umukoresha w'ikoro tumusanga muri Bibiliya Luka igice cya 19 kuva ku murongo wa 9 kugera ku wa 10 havuka inkuru za Zakayo yari umukoresha w'ikoro ku buryo yari mugufiya ashaka kureba Yesu yari yaramwumvise hari n'abantu barushye ariko bashaka kureba Yesu ariko batabasha kumugera nimubegere mubabwire mubazane kwa Yesu hari amahoro hari umutuzo hari ibyo mutabona ahandi hanyuma barangije abantu b'abanyedini ikintu cyitwa idini cisha abantu nimuve mu idini mujye mu itorero muba barubye Yesu ashaka mumuzanira abantu ataraba kurya nubwo bagereranywa n'amafi yo kuroba ariko mubatandukanye n'amafi ntabwo mubazanye kugira ngo mubarye no kugira ngo mubafashe mubavane ibuzi mubazane ibuntu hanyuma wowe wibwira ko bataza ushingira kuki abanyedini baravuze ngo aramubwira ngo niyururuke yari yuriye igiti aramubwira ngo niyururuke ngo uwo munsi arariwe hanyuma batangira kuvuga ngo uwo munyabyaha ni umunyabyaha kuri wowe ariko kuri Yesu aramushaka Yesu yavuze ngo no kugira ngo abanyabyaha nabo banyantege nkeya n'izo ndushyi zose ziruhiye mu bintu ziruhiye mu migisha Imana yabaha ariko batesheje agaciro abo bose bazi abantu rero bose bagomba kuza kwa Yesu wibitinye ibyo bifi rero bizane ko Yesu yazanye Zakayo akazana na Pawulo amuvanye mu bugizi bwa nabi n'ukuntu yicaga abana b'Imana Bibiliya bivuga neza nabo ngabo yabazana si wowe ubazana ni Yesu ubazana si wowe ubazana wowe roba gusa ibindi byose wemereye Yesu ibindi byose zabiza nubwo bigira ishyano ryose bakanga kumva ariko n'indushyi ziri aho ngaho baruhiye mu burushyi profitere ubizane iyo ni inzira Imana yabaciriye indowani rero yaguhaye ni ijambo bakubita ijambo usenge ubasengere hanyuma babwire ahantu hari amahoro babwire icyabagira neza bazaza kandi ntibazakunanira Yesu washoboye Zakayo agashobora n'abari bose nakagushobora nanjye akanshobora nta muntu numwe Yesu atageraho nta muntu numwe Yesu atazana reka kubatinya rero reka kubatinya bazane ubazane mu murimo ariko icyo nkundira Yesu nuko buri muntu wese yamugeneye inzira bazahuriramo buriye nuribona wigize ibuye utumva hari ahantu Yesu yakora gato yakaza kuko akundi marayika yakoze ku itako rya Yakobo ngo umutsi ukaraba hari ahantu Yesu yakora akaza hari inzira yamusigiye yanyuramo bagahura hari inzira yasigiye buri muntu wese yamuhamagara akayitaba ariko byaba byiza abantu baje Imana itagombye kubahamagara yitabe mbere itaba Imana hakiri kare ntabwo ari ugufa mvuze yitaba Imana hakiri kare uza hakiri kare itari yakuzana kuko hari aho yakora ukaza mwibatinya rero mwibatinya nimubazane
Yesu arabakunda, arabashaka. Kandi nibyo mwirirwa murira muvuga ngo ubuzima bwarabagoye, itorero ririmo kugenda ricumbagira riremekanya, ubuzima bwo kuremekanya, ubuzima bwo gukora utuntu dutoya. Hari igihe Imana yakugabije igifi kimwe ariko gifite ubushobozi, ituro ryakwiyongera, ibitekerezo byiza byakwiyongera, imishinga mudashobora gukora yakwiyongera. Habura iki ngo ibyo ngibyo bikore iki nabari mu bageraho mubazane bura butunzi bafite barimo kwayisha iby'umumaro mukeya, hanyuma bize mu murimo w'Imana namwibagirire neza. Nimuhitamo nawe rero ntimuzavuge ngo ntabwo nabagiriye inama. Inama ni iyo ngiyo yo kugira ngo mubazane mu bwami bw'Imana, baze bakuru umurimo w'Imana. Amen. Kandi nuhagarara neza na Yesu ukamwizera mukagendana, Yesu yaravuze ngo ntabwo azaduhana. Ni misiyo yaduhaye muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 18 kugera kwa 20. Yaravuze ngo mugende mubazane, mubahindure abigishwa, ngo kandi ngo nzabana namwe kugera ku mperuka. Igihe cyose Yesu yavuze ko umurimo ntabwo nubwo uri umukozi, nubwo abagutumyeho ariko so uzakora ni Kristo uzakora. Mwizere rero Yesu azakora. Umwuka twahawe ntabwo ari wo gutinya, ni umwuka wo gutinyuka, mugatinyuka n'ibyo bifi binini, kuko udukoreramo ntabwo ari wo gutinya, afite imbaraga zabazana abo ngabo bose. Yabwiye Yeremiya, reka tuwasomeho. Yabwiye Yeremiya amuhamagaye, yaramuhamagaye. Yeremiya atangira kuburana, aravuga ngo ni mutoya, ngo ntashoboye. Ramubwira ngo ntabwo ari wowe, ngo ngiye nzagutumaho, kandi abo nzagutumaho uzababwira, icyo nzagutumaho uzabibabwira. Igice cya mbere, Yeremiya igice cya mbere kuva ku murongo wa 17 yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo nuko weho kenyera uhaguruke ubabwire ibyo ngutegeka byose. Babwiriye Yesu wamenye, ubabwire iby'Imana igutegeka byose, wibatinya. Hanyuma iramubwira ngo nibagukura umutima ntazagutera gukukira umutima imbere yabo. Ni Imana igutumye wikuka umutima, itazatuma ukukira umutima imbere yabo. Ngo hanyuma ngo kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkingi y'imiringa, igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byabo n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya, ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Amen. Ngo bazakurwanya. Nabo ngabo nubwo tuvuga kubaroba, ujya witonda ubanze usenge Imana, ko n'abantu bagoranye. Abenshi n'ubwoko butagonda ijosi, burangariye mu bintu, burangariye mu migisha, bwimuyemo Imana, ariko ntuzagire uwutinya, kuko abatinyitse imbere yawe ntabwo batinyitse imbere ya Yesu. Abumva bakomeye imbere yawe ariko ntibakomeye imbere ya Yesu. Tujye tubwiza abantu kuri, tubabwize ukuri. Yesu arashoboye, Yesu yabazana. Nubwo badasobanukirwa bimwe na bimwe, hari igihe bajya baza bakibwira ko bizanye, ariko amasengesho yacu aragenda akagerayo. Ntihakagire umuntu ugukangana isengesho ryawe. Isengesho urituma ahantu utigeze ugerayo, isengesho rituma mu gipangu utigeze ugerayo, isengesho rituma ibwami utigeze ugerayo, isengesho rituma ku muntu uwo ari we wese wa wundi ubona utinyitse utigeze ugerayo, isengesho rituma kuri Amerika utigeze ugerayo, ifite n'Uburusiya n'ahandi hose utigeze ugerayo. Isengesho ni iryo ngiryo. Imana twiringiye twizeye niyo ngiyo, niyo nemera, nawe niyo ugomba kwemera.
ibyo bifi bibitinya, ibyo bifi bibihunga, ni iby'umumaro, byakumara inzara, ni iby'umumaro mu itorero, ni iby'umumaro mu mwuka, mu murimo w'Imana, ni iby'umumaro ahantu hose. Ni munyage Satani, munyage abo bantu Satani, kuko nabo umumaro n'abana b'Imana. Yesu arabashaka, Yesu arabakunda. Ni munyage Satani ubwo butunzi bwayobeye iwe. Uko Satani yatwaye abo bantu niko Yesu abashaka. Uko Satani yatwaye abo bantu niko yatwaye n'ubutunzi bwabo bwakagobye gukora mu murimo w'Imana. Ni mubazane rero. Ivuga butumwa ridakora ibyo ngibyo, bibikora igice. Abantu bazahera mu bukene batakagombye guhera mu bukene. Abantu bazahera mu bujiji batakagombye guhera mu bujiji. Mureke tubahugure, tubabwize ukuri. Twe guca ibintu ku ruhande. Abarobyi niba bimenye, ibifi binini bimenye ko birushye, bize kwa Yesu. Ariko n'udufi dutoya, nitumenye utwo duhwa mufite, dutuma mudatera imbere, mutugabanye. Uduha tw'ishyari, abantu birirwa bahandura, abantu amagambo muzana yo ateranya bagenzi banyu, ubugome mugira bwo kurogana, ubugome mugira utwo. Ntuzakangwe n'uyu umuntu ameze gutangana gute, afite amatitira ameze gute, nako gafi gatoya niba afite utwo duhwa, nawe uri muri urwo rwego. Mu murimo w'Imana habamo inzego z'abantu, mu mafi habamo inzego, na hano hanze habamo inzego, habamo ibyo byiciro. Uko wagenza kose isi irangira riho. Ni mumenye rero icyabagirira akamaro n'uwabagirira akamaro. Mumenye uwabateza imbere. Umenye umuntu ufite ibitekerezo byaguteza imbere. Muve mu butekerezo bwo hasi butabateza imbere. Ntugatindane n'umuntu ufite ibitekerezo bigucisha bugufi ya bidafite aho byakugeza. Uwo muntu no gufashwa. Kimwe n'utwo dufite uduhwa. Ni muduhandure, mudukure, mutugire amafi mazima yagira icyamara mu murimo w'Imana. Abo bantu bafite utwo duhwa, ni muduhandure, mubabwize ukuri. Ibyica umurimo babireke, bareke amashyari, bareke ubugome, bareke ubugambanyi, bareke urwango, kuko babuza n'abakagombye gukora, babuza gukora. Hari abantu baza mu nsengero bashaka kwisengera, badafite amaganya nk'ayo mufite, ariko mwarangiza mukasubirishayo ubwenge bwanyu bukeya. Umuntu yaza mukavuga ngo nguva mu byingo, ngo pfukama, ukamuta ngo pfukama, ngo ibyubahiro byanyu ngo mujye mubisiga ibyubahiro. Isi izagenda irangira ibyubahiro bikiriho, no mu ijuru bishobora kuba bihari. Ni mwubaha abantu. Umuntu ufite icyo akurushije umwubahe. Hanyuma ahubwo ushakishe uburyo y'amaboko afite, bwa butunzi afite ahubwo agufashe. Bara nibo batanga akazi, bara nibo bambika abantu, bara nibo bagaburira abantu, bara nibo batuma abantu bishima, bara nibo bantu bakemura ibibazo byo mu itorero. Ariko mukoze strategy zo kubazana, mukabazanisha neza, kubaha nta kintu bibatwaye. Kubaha umuntu mu byubahiro bye, ubundi utubashye usenga ntubaha abantu, ukora iki? Ntabwo ubona ko wayobye umukozi wa Satani. Abantu nibagira ibitekerezo bigari, barote bigari. Kurota nta mafaranga bisaba, rota. Mureke gutekereza ku tuntu dutoya. Mureke gushaka gutungwa n'udufi twifishe twabasanze ku nkombe. Ni mwinjiremo muri iyo nyanja, muri ibyo bifi binini by'umumaro mubizani. Hanyuma ibifi rero hari impamvu byakagombye kuza. Bifite birarushye, nubwo mubona hanze mukabyifuza, ariko birarushye, bikeneye Yesu. Bifi binini nimwemere musange Yesu. Yesu abaruhure koko murarushye. Hariho n'abafite abana
barabyaye bafite niyo mitungo ariko ntibafite abo bazaraga, bishwe n'ubusinzi, bishwe n'ubusambanyi, bishwe n'imico mibi, bari mu gahinda. Uzi kugira ibintu ntuzagira umuntu uzabiraga, uzi kugira ibintu ntugire umuntu uzabiraga, uzi ko ari agahinda, hari agahinda karenza ko ngako. Bararushye nimubazane, indobane zibarimo. Imana yaciye inzira, yabahaye ububasha bubaroba, bubazana. Si wowe uzabikora, ni Kristo. Si wowe uzakora, ni Yesu. Basange bazane kandi bazaza. Ndabizi ko bazaza. Ubutunzi butarimo kujya mu ijuru, butarimo ubugingo buhoraho, nta kintu bumaze. Aba bantu nubwo dukeneye ibyo bafite, dukeneye ko baduteza imbere, dukeneye yuko hari aho batugeza, ariko dukeneye no kubajyana nk'umunyago tukazabageza mu ijuru. Ibyo umuntu yatunga byose bitarimo ubugingo buhoraho, nta kintu bumaze. Yesu yarabadutumye, ni mu barobe. Ibyo ni ibifi binini, ni ibifi binini byo kuzana. Nawe gafi gatoya, ihanduremo utwo duha dutuma udatera imbere, dutuma utareba imbere. Umwanya munini uwumarira mu ishyari, umwanya munini uwumarira mu kureba ibidafite umumaro, umwanya munini uwumarira mu magurupe adafite icyakumariye n'icyo azakugezaho. Mureke dukore ivugabutumwa ry'umwuga. Umuntu abyinjiyemo neza bikore. Umuntu waje kuroba amafi yo kurya, asohokemo. Ko Yesu ntabwo yabatumye abantu bo kurya, yabatumye abantu bo kugira ngo mubazane kuri bo muheshe ubugingo, ariko banagire n'ubuzima bwiza. Abantu bateruye abantu batereka mu ijuru bari mu isi, ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Nibyo bafite, nimubashyiremo ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, ariko ahangaha ku isi babayeho bate? Muzabazwa ubuzima abantu mwahawe barimo, mutarimo kubwiza ukuri, mutarimo guteza imbere, mutajyana mu ijuru, ahubwo murimo kwicisha irari ryanyu ritabahesha ubugingo buhoraho. Abantu bararushye, bakeneye Imana. Abantu bararushye kandi mu nzego zose, ariko cyane cyane uyu munsi naje kubabwira ngo nimwita ku bifi binini, nabyo mu birobe, ntimubitinye ko nabyo birarushye. Mubishyire Yesu abigirire neza. Yesu ni uruhura, urushye ngo abarushye n'abaremerewe mu musange arabaruhura. Bifi binini Yesu yabaruhura. Byaba byiza mufite Yesu, ibyo bintu mukabitunga mufite Yesu, ayo mazu mukabitunga mufite Yesu, abo bana mukabyara mufite Yesu, hanyuma aya mafaranga mukayatunga mufite Yesu, izo business mukazitunga mufite Yesu, ubwo bwenge mukabutunga mufite Yesu, kuko ni utazatuma mukora amakosa nk'ayo umuntu arimo kubona abantu bakora hano hanze. Ukibaza niba umuntu yarize, ukibaza niba umuntu afite ubwenge, ukibaza niba umuntu ibyo atunze byose, ukibaza aho ubwenge bwagiye. Yesu rero bagire neza. Reka turangize dusenga. Data Mana ishobora byose, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye n'ineza yawe, turagushimiye uyu mwanya, turagushimiye ubu butumwa wari wampaye ngo ntange. Mbivuze nk'umuntu, ariko bariya bose niwe wabageraho. Niwe wagera kuri bariya barobyi ukabasobanura neza, niwe wagera kuri turiya dufi dufite uduha ukadusobanura neza, ukadutotora, niwe wagera no kuri ziriya ndagara zifite imicanga n'imisenyi mu mutwe, niwe wagera kuri biriya bifi binini bigoye kuroba muri iyi si. Nawe urabizi kandi wayidutumyemo. Uratubwira ngo udutumye mu masega, kandi udutumye mu bwoko butagonda ijosi. Mu batagonda ijosi rero na bino bifi bibamo. Uwiteka rero bigereho, bisobanurire, hanyuma ubuntu bwawe bubigereho biriya bifi, hanyuma ubashyiremo inyota n'urukundo rwo kugukunda, ubashyiremo
urukundo rukunda umurimo wawe ariko rukunda n'abana bawe rukunda n'ubwoko bwawe icyubahiro kibi cyawe uyu munsi